ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego. Kumenya kunezeza Imana. Icya gatatu, Imana inanezerwa iyo tuyiramya tubitekereje. Itegeko Yesu yatanze ryo gukunda Imana n'ubwenge bwose rigaruka inshuro enye zose mu isezerano rishya. Ntabwo Imana ijya yishimira indirimbo abantu baririmba badatekereza ibyo bavuga, amasengesho basubiramo barangaye by'akamenyero, cyangwa se za haleluya, Imana ishimwe abantu bavuga kuko babuze ikindi bavuga. Iyo uramye Imana udatekereje ntacyo uba urimo kuyibwira. Ugomba gukoresha ubwenge bwawe. Bene uku gusenga kudatekereza, Yesu yakwise gusubira mu magambo y'ubusa. N'amagambo yo muri Bibiliya ashobora guhinduka akamenyero iyo akoreshejwe kenshi, akamenyerwa, abantu ntibabe bagitekereza ku byo bavuga. Biroroha cyane gusenga Imana ukoresheje bene ayo magambo bamenyereho kwifuna, ushaka uburyo bushya n'amagambo mashya byo kubahisha Imana. Niyo mpamvu mugira inama yo kujya usoma Bibiliya mu buryo butandukanye yahinduwemo. Bizagufasha kwagura amagambo ukoresha mu kuramya Imana. Uzagerageze guhimbaza Imana ukoresha amagambo nka ushimwe, haleluya, warakoze cyangwa amin. Aho tuvuga ngo tuje kuguhimbaza, ushake amagambo mashya avuga kimwe nabyo, nko kugutangarira, kukubaha, kuguha agaciro kawe, kugupfukamira, kuguha icyubahiro, kukuvuga neza. Mugerageze no gushyiraho ibisobanuro. Umuntu aje akakwegera akakubwira inshuro 10 ngo ndagushima, watangira kwibaza ngo se aranshimira iki? Ngira ngo wakishimira amashimwe 2 gusa, ariko asobanutse kuruta 20 adafite ibisobanuro. N'Imana nayo nuko. Ubundi buryo ni ugukora urutonde rw'amazina y'Imana mukayagira urufatiro. Amazina y'Imana ntabwo yapfuye kubaho gusa, agenda duhishurira amasura atandukanye ya kamere yayo. Mu isezerano rya kera, Imana yagiye yihishurira Isirayeli ifata amazina atandukanye, kandi idutegeka guhimbaza izina ryayo. Imana ishaka ko uburyo tuyihimbaza mu materaniro buba butekerejweho. Pawulo abivuga mu buryo burambuye mu gice cyose cy'urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ba mbere 14, agasoza agira ati byose bikorwe neza uko bikwiriye kandi muri gahunda. Ku by'amateraniro rusange, Imana isaba ko gusenga kwacu kuba gusobanutse ku batizera iyo baje kwifatanya natwe. Pawulo agira ati haramutse hari abashyitsi bari hagati muri mwe, igihe mushima Imana mu mwuka, baramutse batumvise ibyo muvuga, bazamenya bate igihe bagomba kwikiriza ngo amen? Ku bwawe ushobora kuba ushimye neza koko, ariko ba bandi ntacyo babungutse. Kuzirikana abashyitsi bari hagati muri mwe mu iteraniro ni itegeko ry'Imana. Kwirengagiza iryo tegeko ni uko utumvira, kandi ni ko kubura urukundo. Imana iranezerwa iyo kuramya kwacu kugaragarira mu bikorwa. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Niko kuyikorera gukwiriye. Kuki hano Imana isaba umubiri? Kuki Imana itavuga ngo mutange umwuka? Kuko udafite umubiri ntacyo ushobora gukora hano ku isi. Nugera mu bugingo buhoraho uzahabwa undi mubiri mwiza kuruta uyu, kandi wo mu rundi rwego. Ariko igihe ukiri hano ku isi, Imana iravuga ngo mpa icyo ufite. Imana ibishaka ko bayiramya mu buryo bufatika. Ujya wumva abantu bavuga ngo sindi bushobore kuza mu materaniro uyu munsi nimugoroba, ariko turaba turi kumwe mu mwuka. Uzi icyo ibyo bivuga? Ntacyo bivuze na gito. Nta gaciro bifite. Igihe cyose uri hano ku isi, umwuka wawe nta handi ushobora kuba uretse aho umubiri wawe uri. Niba umubiri wawe uri bube udahari, ubwo nawe wese ntuhari. Mu kuramya Imana dusabwa gutanga imibiri yacu nk'ibitambo.
ubundi twumva igitambo nk'ikintu cyapfuye, ariko Imana yo ishaka ko uba igitambo kizima. Imana ishaka ko ubaho ku bwayo. Ikibazo cy'igitambo kizima ni uko kenshi gikururuka kikava ku gicaniro, kandi natwe kenshi ibyo turabikora. Ku cyumweru tukaririmba ngo nimuze ngabo za Yesu tujye mu ntambara, hanyuma kuva ku wa mbere tukigendera uko isi igenda. Mu isezerano rya kera Imana yishimiraga ibitambo by'uburyo bwinshi baturaga, kuko byashushanyaga ibitambo Yesu yadutangiye ku musaraba. Uno munsi Imana inezezwa n'ibitambo byo kuyiramya by'ubundi buryo: amashimwe, guhimbaza, guca bugufi, kwihana, amaturo y'amafaranga, gusenga, gufasha abandi no gufasha abari mu bibazo. Kuramya nyakuri bisaba ikiguzi. Dawidi ibyo yari yarabisobanukiwe, aravuga ngo sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Ikiguzi cya mbere kuramya Imana bidusaba ni ukwiyambura, kwirebaho. Ntushobora gushyira Imana hejuru ngo nawe ujye hejuru. Nturamya Imana ugamije ko abandi bakubona cyangwa ngo winezeze. Ugomba kureka kwitumbira wowe ubwawe. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunda Imana n'imbaraga zawe zose, yagaragaje ko kuramya Imana bisaba umwete n'imbaraga. Hari ubwo biba bikubangamiye cyangwa bitakoroheye, kandi rimwe na rimwe ubikora kuko ari icyemezo wafashe ukemera kuba igitambo. Kuramya kutarimo umurego ni ibintu bitajyanye. Iyo uhimbaje Imana niyo wumvaga bitakurimo, iyo uvuye mu gitanda ukaramya Imana nubwo wari unaniwe, cyangwa iyo witangiye gufasha abandi nubwo wumvaga urushye, uba urimo guha Imana igitambo cyo kuyiramya. Ibyo binezeza Imana. Matt Redman, umuririmbyi uyobora abaramya mu rusengero rumwe mu Bwongereza, avuga ukuntu pasitori wabo yabigishije kuramya nyakuri icyo ari cyo. Kugira ngo abereke ko kuramya birenze kuririmba, yakuyeho kuririmba mu materaniro yabo bimara igihe, abategeka kwiga ubundi buryo bwo kuramya Imana. Icyo gihe kirangiye nibwo Matt yanditse indirimbo bizwi cyane mu bihugu biririmba mu Cyongereza yitwa Heart of Worship, bivuga umutima wo kuramya. Agira ati, nzakuzanira ikiruta indirimbo, kuko indirimbo ubwayo atari yo wadusabye. Ureba hiherereye mu ndiba y'umutima, ukabona hirya y'ibigaragarira amaso. Usoma ibiri mu mutima wanjye. Umutima wo kuramya ni ikiri mu mutima wawe. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.